bazazaba tuvuze ko ufite umwana mu nda basi wagize impuhwe n'izakebye kuko ngo we ko utagize impuhwe zo kurakuza kunsakuriza ndavemo waramenye reka mbabaze uvuze ngo waki uwase uramuzi mabusha nyine uramuzi mwaramenyanye ese basi ari wowe ntabwo wabikora okay mumbabare basi nari nasaze okay mumbabarire pe mumbabarire ntabwo bizongera yego kandi umfashe utimereze pe sibyo nyine reka musabe basi no okay nawe muri kumva mvuze mbe basabe basi mumbaye kuko mvuze ngo mbe musabe okay reka mbe basabe inje kubaza asha sibyo je kumbaza nde baguruka dutahe yirwa hetsa abana yabajyanye abariyo ibasubiza aho muturutse iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongera ngo ikaze wadukurikiranye kuri Madinosa TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwa kazamura ibyishoro bya Rwanda bagasiga mutuno saa 7 nimugoroba samatera gacyaga cyaga samba muri bicare kuri Madinosa TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kuri subscribe n'umutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyanga gusaba cyane kujya sharing ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga gusaba cyane kujya nyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze ndetse nitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndakabanye iki reka nagira mpereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye y'isi abari muri Amerika Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia harimo mu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi n'abari hano imbere mu gihugu abari mu mujyi wa Kigali abari mu majyepfo amajyaruguru burengerazuba ndetse n'iburasirazuba reka mabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo muri kutugaragariza muri ino minsi ntago tuzahwema kurusigasira ndetse natwe ntago tuzahwema kubana namwe muri byose nanabashimira cyane uburyo muri kugenda mumba hafi mumbwira ngo Nyashya akora iki ongera iki bigenze gutya much respect ku muntu wese uri kumfasha umuntu wese wabanye natwe mu rugendo rwo gushaka Asha bikarangira Asha abonetse umuntu wese uri kubana natwe muri ibi bihe bitatworoheye Imana imumpera umugisha so umunsi wa none muratubona hano muri quartier kimara kutubona hangaha uhita wibwira ko tugiye kwa Sadunda niko kuri tugiye kwa Sadunda ariko ntago nzi impamvu nyamukuru tugiyeyo impamvu izwi n'uyu muvandimwe Jackie yampamagaye by'igitaraganya arambwira ngo aranshaka ati famiye ye ari ibyivuze kandi bigomba gukorwa byihutirwa kandi bibiwe ngombwa ko ibyo bintu ari bubibone yabanje kujya kwa Sadunda mw'abantu mwe muri mwihagara mutambuke mukomeze mugende nta kibazo mukomeze mutambuke nta kibazo ati aroko abanje kujya kwa Sadunda so ntago nzi impamvu anjyanyeyo Jackie bimeze biti ni sawa biragenda neza none ubu ngubu Yesu ashimwe umva ahimbazwe n'ukuri ibintu byatangiye kujya mu buryo ndizera neza ko na Innocent azakira cyane kwizera hari Imana ishobora byose hari Imana ikora hari Imana ivuga wa muntu wowe ubona ibintu byose isi yakwikaragiyeho wabuze ibisubizo wabuze icyo wavuga wabuze icyo wareka menya ko hari Imana ihindura imisozi amataba menya ko hari Imana ifata ibyananiranye mwiriwe neza papa menya ko hari Imana ishobora kuguhindurira ubuzima ibyo uri gucamo none bikaba amateka cyangwa se bikabuhamya bwawe bw'ejo hazaza iyo Mana rero niyo yadufashije tubona Asha mu gihe tutabyizeraga mu gihe imitima yacu yari yibwiraga ko Asha ari ahantu atekanye nyamara tugasanga ari imihanda so sinzi rero impamvu ungiye ngo tujyane kwa Sadunda nyuma y'ibyo bagukoreye nyuma y'ibyo bagusoye mu nzu baguteruye ntago nzi impamvu mu byukuri wambwira ndakumva ndishimye amashimwe na Imana ishobora byose nyine
ndishimye ariko ndishima cyane birenzeho yego mukuru wanjye nawe ari muzima oya azaba muzima bizakunda ikindi kandi yego ndashimira abavandimwe n'inshuti ya batugiriye ku mavi yego bakadusengera yego okay navuga ko badusengeye amasengesho yabo y'abanyarwandakazi y'abari he hose yakoze byinshi cyane dore umwuzukuru twamubonye yego ahubwo famille yabyakiriye iti muvande yishimye pe sibyo ariko agahinda k'umwana wabo yego niko basigaranye ariko kuba bamubonye kuba twabonye Asha gusa nukuri sinzi ko nakubwira ni birebire pe nta mashimwe menshi nukuri ipfa kuba namubonye niwe nashakaga mbasaba none nyashya ndagusabye nkuko mbigusabye tujyeyo mu mahoro atuje basabe iby'umuryango wantumye umuryango wagutumye iki kugira ngo tugereyo abantu babizi nta bintu byo guteza induru ari gake yego ndabivuga ndeba muri kamera abanyarwanda bose cyangwa umunyarwandakazi umubyeyi ahava akagera kuba Sadunda yaretse umwana akajya ku muhanda kuko yaramukunze ya cyane iyo niyo mpamvu famille yanjye yavuze ati uwo mugabo ntiyongere kongera kugarukana umwuzukuru wacu ya ikintu bantumye ngiye kureba kandi namwe mwabikora namwe ari mwebwe ngiye kureba ibyangombwa nibyo bantumye ngiye gusaba Sadunda mu mahoro atuje pe nakusikanya kugira ngo bafate imyuko ngo banuke ngo mfate intebe zabo nicaye wanamugani ngo frigo yabo nazayimena njyanywe n'amahoro ngiye kumusaba ibyangombwa kandi ndabasaba namwe mu nsengere basi babime ngiye kumusaba ibyangombwa by'umwana bamujyane muri Uganda ajye kwiga basi kuko umwana waba ari ku muhanda kuriya namenye ikintu nanone nta kintu yazagezaho umwana muri kumwe aka kandi turi kumwe ameze ate ubuzima bwe buhagaze buti shanya ameze neza ariko akantu kavuga mama nikajya kabura ubwo ngende mama we mdogo wiwe niko ndi kumwigisha kuko nago yaranzi n'ubu nagaramenyera nyine kuko nibwo yarambonye yego rero biraho namusigiye namuguriye byinshi aba ari gukinana nabyo kugira ngo atagira irungu namusigiyeyo n'undi muntu baba ari kumwe yego ubu rero kinzanye niyo mpamvu naguhamagaye tugiye kwa Sadunda kureba ibyangombwa by'umwana agiye muri Uganda umuryango nibyo ni wowe uzamujyana ninjye uzamujyana none sibwo kuzamujya ariko nizere ko uzahita ugaruka n'ubundi tugakomeza gukurikirana ikibazo cya Innocent cyane sinasigwa umukuru wanjye mu kuba ameze gutya mu bibazo bimeze gutya ngaho rwose nsubije agatima mu bugingo reka tugende tugereyo nk'abantu mwe mureke tujyane tureke ibyo byangombwa babimuha nimba umuntu ananiwe kurera abandi bazamurerera kandi mbwira n'umugabo wese ufite ahantu ari utekereza nk'ibi bintu Sadunda yakoze utekereza kubikora cyangwa se ubikora subiza ubwonko inyuma umenye ko famille yawe ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ufite mu buzima bwawe umenye ko famille yawe ari cyo kintu cya mbere ukwiye kwitaho kurusha ibindi ibyo ngibyo bizaguhesha umugisha uturuka ku Mana reka tuhagere tureke ibyo byangombwa babiduha nk'abantu mwe rero turahageze so rero komanga ureko bagufungurira ko bagufungurira ngiye Mana yanjye sinzi aho rivuganira na odi barimo ariko sinzi mpamvu batari kuza kudufungurira anegera hano gutya niyo Sado muragarutse se nanone kunesha umutwe sha muragarutse kunesha umutwe tena oya pe none ikibazo gihari ni ikihe ni icy'amahoro basi
turi kubanza kubasaba karibu basi byonyine. Karibu mwinjire mu nzu wanyu. Mwongere mu ntesho. Ntabwo twongera. Ntabwo twongera. Akajagari. Madamu wanjye ari kwirira mu mubuza peti. Mwongere mukanga umwana dutwite. Oya nukuri ntabwo byongera. Tuzanywe n'amahoro gusa pe. Mumbwire ayo mahoro muzanye. Basi none karibu waduha. Hanyuma surabyibuka. Uri kubyibuka? Yenda byibuka pe. Kandi nawe uri umuntu. Sibyo? Nawe uri umuntu. Ibintu wangije hano surabigarura. Basi mubanze mu nyumva icyambere na mbere. Ni ikizi. Ni mume karibu. Sadu wanyumvishije? Sadu. Byo nkome. Ntacyo ndi buvuge pe. Sadu wambabara ukanyumva basi. Karibu se. Injira cyangwa ubyurire Nta myuko mufite. Shira kumvura guze. Wakazaunga. Nta kintu ufite. Mumbabarire. Myuko cyangwa uje kutuvugisha. Okay, mutubabarire basi. Myuko niko kabi. Ya basi mutubabarire. None se watwumvishe basi mabusha. Mabusha basi. Muri sara imyuko. Oya mutubabarire basi. Muri sara imyuko. Yaracitswe basi mutuba. Yaracitswe. Mu bigaragara arongera ze asiteresa abantu batesha umutwe. Oya nambarire bube ndabasabye. Uje kureba imyuko, uje kureba imyuko cyangwa uje kureba Sadu. Okay, basi mu nyumve. Ndabasabye bamabusha. Uzana ubugore Ngo se basi waritse tukinjira. Bari mu nkweto ntabwo byaba kire wayinjiramo yambaye inkweto rwose mabusha muryoherwe. Sadu mwe mumeze neza cyane. Mbabare kuba nibagiye kubabwira muryoherwe kandi mbasanze ku meza. Yasumana. Basi watuje ukanyumva. Kaka kunsubiza nabi. Nyine basi mureke. Ese basi ari wowe ntabwo wabikora. Okay, mumbabare basi nari nasaze. Okay, mumbabarire pe mumbabarire ntabwo bizongera. Yego. Sadu mwe mumeze neza n'umugore wawe. Ya basi byambabaze mu yindi minsi kumwe mu mezi. Okay, nibyo byonyine nashaka kujya numva. Apana ku Ibyo byari bikuzanye. Oya, ese basi mbabwiye ibijya binzanye nabanje kubasuhuza kuko. Nizere ko ategereye bino. Oya nukuri. Atanabiroze Atanabiroze babitamenya. Ese murabona ubu yafata mikoro akanagamo uburozi. Yego Kigali. Atanabiroze mwabitama umwana. Usanga turushe kandi kwirinda biruta kwivuza. Sadu. Gira ikikugenza. Basi ikintu kingenza akanye gusabe. Kandi umfashe utimereze pe sibyo. Nyine reka musabe basi numve. Yuko bisaba Sadu ndakina niki. Okay, nawe muri kumva. Nimo mvuze mbe basabe. Basi mbaye kuko mvuze ngo mbe musabe okay reka mbe basabe. Sibyo. Sadu. Basi ujya agatima nk'umubyeyi. Sinje kukubaza Asha. Sibyo. Je kumbaza nde? Kubaza. Ko tutari tundi zina kataravu. Nyine basi wamfashisha. Kuko Innocente ntabwo yaba afite ibintu ndi gushaka. Sibyo. Wasanga utanga mu buzima ndi oya. Wase. Uso ibintu ndi gushaka nibira bikarita ari kwikora cyane imifuka. Byo kure ahubwo pampa. Gushaka iki se? Nyine basi jambo vugiye gusohokana. Kuko nago mva no kwaturi gukura byonyine. Vuga ibyo uvuga. Usohokana ugende. Areo umukanya. Kandi genda amahoro. Asanga ndi batetse seme mukabirukamo ibyo muri kurya mwe. Mbabare ahubwo icyo kinzanye. Sadu basi umubyeyi ufite ibyangombwa bya Asha. Byangombwa ni ibiki? Ntaniki cyari kukubaza. Byangombwa ni ibiki?
basi cyangwa ndagusaba mugiye usi yaramubyaye ako nise aheruka atera inda ariko mwana bishyure gutera inda ibyangombwa ni njyana umwana kumukingiza njyewe ndaheka none se ko wabikaga hamwe n'umugore wawe kandi ajya kugenda yarajyanye ibye jya kubaza wa mugabo ujya kubaza ese kiriya gitenge nicyo kiba kirimo ibyangombwa arabizi ibyangombwa azincorekeye arabizi ibyangombwa ariko mumbabarire pe singiye kuvuga nabi sibyo mumbabarire cyane mumbwire nabi ubu uri impande yawe ari kuvuga ngo nyashya n'inshoreke ese we turamwitege we turamwitege umugabo w'umugore inshoreke kuko mwebwe muramudutesha umutwe twebwe wari ushobora urajya kubatesha cyangwa ujya ucikanye gutesha umutwe nagira ibyo ntesha umutwe waba ugiye gushaka iki ariko twebwe buri munsi ese basi mwagiyemo natwe muduha agahenge Jackie ahubwo se Jackie we babwira ikituzanye agasuzuguro k'abantu ugiye maze kubaha okay ngende kubasaba ibyangombwa byonyine bya asha byonyine kujya kubishaka ariko mwana nawe ntabwo twarabijugunye ko ibintu byose by'uriya mugore twarabitaye n'ibyo mwana se mwarabitaye byose ko nta mwana umwana asara umwana inzu urabona ibamo umwana se sadu ndagusabye mbabarira akufite n'ikibazo mu mbabarira sadu none se uje gutera ubu nyashya aragushutse ngo uje ubwo ari kure ngo wanjye gutya nyashya ntago anshutse ahubwo urongera usohoke nkuko wasohotse ubutaha mbabariye koko nitabire telefone mwewe halo biriwe neza ni birebire basi bamfashije koko basi ndwana ndukurwanaho yaba abagore banyu n'abagabo banyu ngiye ndabazi ko mugiye kwirebera ubanjye mwamutaye wambabariye basi ko nkusabye ko wambabariye ko nkusabye cyane iki njyewe wamfashije basi reka kumuca intege mushakire ibyo byangombwa nyenda bisikari mu nda basi niba kongo ese basi baratumye simbizi ari uwawe umeze gutyo wakishima ari uwanjye umeze gutyo uwanjye se yaba yajya kumera kuri habaki amakosa nayo uriya mugore ako wase uzika akebugiremo abandi ariko nabo bakugereramo none se basi wagize okay suvuze ko ufite umwana mu nda basi wagize impuhwe n'izakibye kuko ngo we kutagize impuhwe zo kurakuza kunsakuriza ndavemo waramenye reka mbabaze uvuze ngo waki uwase uramuzi mabusha nyine uramuzi mwaramenyanye ndumiwe by'ikigali ntabwo ngo wazanye uburozi ni ndakubwiye izina ryanjye se muko ese basi rero reka mbasaba ikintu nta mpamvu y'ibintu byinshi cyane hano twabimeze yego basi nabyo ufite ibyangombwa biri hano genda usange uwo mukuru wawe niba ari na mukuru wawe ntabwo mbizi ese namusanga mu mifuka ababonye gutyo genda umusanga ahari aho mwamushyize mubaze umugabo we ngo yicaye aba yabuze icyo avuga impamvu birirwa birukangana imisozi yose amushuka ngo tujye kubatesha umutwe basari ntabyo muzabona bimubaze mu biganire murebe ko ibyo byangombwa biboneka nimutanabibona muzashaka ukuntu mubona ibindi nta byangombwa twebwe hano dufite basi se reka nkusaba muraje basi umwana muri kumubona nyine umva reka nkusaba nyine uwo mwana muvuga ari hano ku byangombwa oya nese urasabira ibyangombwa umwana utamubonye njye ntabwo ariyo mpamvu basi reka nkusabe sibyo umwana washakaga waramubonye yego wamubonye hano wamubonye hano se wari waramujugunye ku muhanda njyewe sadunda none hari undi wundi se sadunda ajugunye umwana ku muhanda nese guta umwana agucika ndi kubasaba ibyangombwa acika jya kubibaza mukuru wawe mwana baguruka dutahe yirwa ahetse abana yabajyanye aba ariyo ibasubiza aho muturutse sadu wamuha ibyangombwa agashaka muyirya nta byangombwa biri hano musohoke mumvire mu rugo musohoke mumvire mu rugo mutambihiriza byeri mutanambihiriza ibiryo musohoke mumvire mu rugo murabeho ese byagenda bite bavandimwe sibo bakinguye bose bakinguye sadu genda abangu umwijuto w'ikintu kugira ngo imvura ntizaba urakureba se yego mama n'ibyo birimo se
reka dutahe ntacyo mfite cyo kuvuga ibibereye hano abantu barabibonye ariko ushobora kujya gushaka ibyangombwa muri leta ikibazo se ntabwo bazasaba sinya ya papa we ibi byose se ntibabibona bo barabibona reka dutahe Imana ibampe